iyi nzara abantu bavuga mu Bugesera urayibona koko? Iyi nzara iratwishe tumereye nabi. Urabona nk'ubu tuba twarimutse tuvuye iwacu mu misozi tukaza gupagasi n'aha ngaha ubu nararanguye utuntu twanyumiyeho nta bakiriya mbona. Urabona reba nka wose wakase urabona hari umuntu uri kubona. Ubwo nanjye kubaza ngo nkawe w'umucuruzi ukurikije uko abantu bahaga mbere uyu munsi itandukano ni irihe? Reka ubu no munsi niba narakuraga nk'ibihumbi 20 ku munsi nsigaye nkorera 2. Urabona ko ubusanze ni njye nyine ndicaye kawunga dore ubu naraziretse kubera zinizo nako nayo mfite kenda gakumburana ndakabakopa. Oya bimeze nabi. Byatewe n'iki ibi bintu? Ni byiza by'izuba ni ikirere barahinze imyaka izuba kandi Bugesera mufite imvura? Nayo byarumye. Cyangwa Bugesera n'abanebwe? Oya niho hantu hambere mu gihugu bantu tuza gupagasa tuza tweze guhagira imibereho. Ubu ngubu izuba ryaracanye muri no minsi imyaka bagiye ubu ni ukuvuga ngo byaranze nyine. Wowe nta kibazo nta ntumwe yo kuganya warya n'akabiswi? Akabiswi subu nakarya byihorere niba narafashe credit naragujije amafaranga ya banke ubwo nkayashora muri ibi bikarito by'amabiswi urabona nzabigenza. Ubona cyakemuka gute icyo kibazo? Oya ubwo nyine ubuvugizi nibwo bwabukenewe nka leta nayo ikareba ukuntu yatugira Ikayonza havuzwe inzara iteye ubwoba ku buryo abantu bagiye basuhuka. Bigiranye no Bugesera? Natwe turenda kugenda. Urajya he? Turajya gupagasa imvura iri kugwa. Kubera ukuntu uri kuvuga useka rero ntabwo abantu baribone ko uri seriye. Nanjye ndi umuturage. Ntabwo uvuga ngo bavuze ahubwo nanjye reka nivugire. Inzara yo irahari. Ku ruhe rwego? Rwego rwatewe n'izuba ko twari twakoze. Oya ofete hari inzara yo kuba umuntu yarya rimwe hari no yo kuburara. Turaburara. Wowe uraburara? Uheruka kuburara ryari? Shobora kutaburara. Ariko araburara duturanye. Kuko abantu ntabwo tungana. Icyo ni ikibazo cyatewe n'iki? N'izuba. Havuye ryinshi? Ryinshi cyane. Ariko ndabona ibintu bitoshye imyembe ireze. Abantu basimbuka rya nakemba ariko ukakarana mu ndara. Imyembe rero uwuciye ku giti kitari ikeba mu 50. Kandi twese ntabwo ariko dufite ibiti by'imyembe. None uyu munsi bishyire ku rwego. Ejo muri twabonye inzara ikayonza. Yatumye abaturage basuhuka, komite nyobozi ireguzwa, bashyira abandi bayobozi. Bugesera nabwo tubishyira kuri urwo rwego? Ntabwo mbizi mu rwego mubishyiramo. Wowe ubishyira iyi nzara uyishyira kuri rwego? Iyo amagara atewe hejuru murasamaye. Ivugira yawe noneho sama yawe ayanjye aho turu mu kwezi uku turimo no kwa mbere no kwa kabiri no kwa gatatu no kwa kane no kwa gatanu. Twari tuzi ko mu kwa gatandatu aribwo tubona ibyo kurya bitewe nuko aribwo imyaka iboneka twaba twahinze. Ubu bimeze nabi. Turaba gufashwa. Mwafashwe iki? Ubona mwafashwe iki? Byaterwa n'ibyo muduhitiyemo. None se twe tugora igihugu. Oya wowe ku bwawe? Ku bwanjye mwafashwe amashitingi wa mugani mu amashitingi se twayarya twafashwe ibyo kurya. Amashitingi se araribwa. Akwa mugabo urabyibushye ndabona ubyibushye rwose. Kubyibuha se no kurya bihuriye he? Ndabyibushye none ariko ejo nzaba nabaye igikanga. Ese nabyibushye kuko wenda igikanka ukoresha ijambo rikomeye. Igikanka ni ikintu kiraho. None se nzabyushywa n'iki ntariye? Izuba utembere no mu mirimo urebe. Sasa ibintu byose byarumye. None se nzabyushywa n'iki ntariye? Nimba se nkirya utujori nari mfite ubu turaba utujori abatatuzi n'uduke. Utujori ni ibishyimbo umuntu aba yarajonjoye atera. None ibyo twateye byarumye. None nkubuze. Murabanebwe. Turabanebwe kandi duhinga. Ikibazo kiri rero ntago twivubira n'izuba kibazo. Na leta ntivuba imvura. Ntekereza ko Ubugesera bwari muri system ya irrigation. Mwebwe yabagezeho? Irrigation ntago mbizi ntago ngeze nika. Ibintu byo kuvomerera no kuhira imyaka.
Ubugesera bufite ibiyaga 9 bifite amazi. Kuki mwahangayikishwa n'imvura? nuko rero bimbwiye ibyo biyaga 9 ngiye sinanabizi. Ahubwo twe turahinga bisanzwe ngo cyaba ari ikibazo rero cyawe umuturage utamenya amakuru yiwanyu. None se ntamenya amakuru no duturanye ntiyayamenya. Ahubwo ubwo yenda ibyo bivomerera biba abafite imirimo iri ku kiyaga. Ariko ntago ituvubira twese n'abahinga imusozi. None se nimba umuntu afite isambu ku kiyaga akamenya amakuru yuko bazabavomerera natwe duhinga imusozi tutazi nayo masambu tutayafite, urumva ibyo twabimenya. Kubwawe muri iyi sezo wahombye iki? Iyi sezo nahombye imyaka nahinze muri iyi sezo. Iha agaciro twumve. Ntago ninze nya agaciro kuko ntago njya mu gena agaciro. Njya agaciro sinkagena bitewe nuko ibyo mpinga ni ibintunga. Geranya na sezo ishize. Yashize nayo yabaye igihombo cy'ubunyobwa. Nayo ntago yeze. Niyo mpamvu dufite ibibazo. Dusabe leta. Ntago dusaba, ahubwo leta idufashe nk'umubyeyi. Iki mwafashwe iki? Twafashwe iki? Usaba ntabwo ategeka icyo bamufasha, ariko ibyo twasaba n'ibyo kurya. Ibyo twasaba n'ibyo kurya, kuko usaba ntabwo ategeka icyo umuntu amuha. Turasaba ibyo kurya, ibyo bazatugenera n'ibyo. Kuko tudekarare inzara mu Bugesera? Irahari. Irahari. Inzara irahari? Gitewe n'izuba. N'izuba? Urakoze cyane. Hajya kumwambye ko yitwa Jean de Hakizimana. Jean de mu karere ka Bugesera nuko turimo kugana ngwino hano. Witwa nde? Atanazi. Agara gutya Atanazi. Wowe imeze bite Atanazi? Icyo abantu bari kuvugaho. Wacyumvise? Nacyumvise. Tubwire. Ubibona ute wowe? Ngere ukuntu mbibona. Ni ibintu bimaze igihe bitangiye. Abaturage b'inaha ngaha mu Bugesera ntabwo bagihabwa uburenganzira bwo guhinga ibihingwa bishakiye. Gute rero? Urugero, hakozwe amatarasi y'indinganire. Tugenda dutembera nawe unyereke hano ndabona urutoki tunahunga abantu genda unyereka. Hakozwe amatarasi y'indinganire. Dukomeze harahera. Ariko ikibazo kirimo ni uko umuturage atahingamo ikintu ashaka. Gute se? Gute kumbona hano hari urutoki ubu ngubu bararushenye nako bararurambuye? Nyine ikibazo gihari uru rutoki uri kureba ni urw'inzoga. Ntabwo iba ari ibyo kurya, ntabwo ari ibitoki umuntu yarya. Bakunda ibitoki by'inzoga? Ni ibitoki byitwa indaya by'inzoga. Izi byitwa? Indaya. Izi ni indaya? Ntabwo ari ibitoki byo kurya. Ikibazo rero kirimo ibyo kurya ni bikeya rwose. Abantu barashonje bitewe n'uko wivuga abantu ivuge wowe. Turashonje twese. Ndabona uri umusore. Wari wabwirirwa? Rimwe se cyangwa kabiri? Iki rimwe cyangwa kabiri ukora iki? Kubwirirwa bibaho rwose. Kandi igihe kimwe. Urya kangahe ku munsi? Hari n'igihe bwira ntariye n'umunsi ugashira. Kandi ntabwo ari ukubeshya. Ubuntu byaratewe n'iki? Ni ibintu bibiri. Icya mbere ni izuba. Icya kabiri hari umushinga Sidati yazanye hano mu Bugesera. Twafataga nk'aho ari umushinga mwiza. Waranduye imyumbati, insina abantu bari bafite byose bararandura. Kugeza ko umuntu wari ufite hegitari y'urutoki nta n'isina n'imwe yasigaranye. Uwo muntu izi saha afite inzara. Umuntu babiranduragamo bakabigira gute? Gukora amatarasi. Byasabaga ka ibyo ngibyo site yashyizwe mu gukorwamo amatarasi nta kindi kintu cyabaga kigenewe aho ngaho. Byarangiye nyine bivuzwe ko ahantu hagiye gukorwa amatarasi nta sina nta giti nta n'umwumbati uhingwamo
ni ibihingwa Muri make, bibiri. niki cyateye inzara rero ubwo? Harimo izuba, harimo na linye nini hano mu Bugesera yakozwemo amatarasi, hakarandurwa ibyo kurya byinshi cyane, haranduwe ibyo kurya byinshi cyane, byinshi cyane byatunga abantu, byararanduwe. Byakemuka bite wowe uko ubibona? Ko byakemuka rero ntago uko mbona byakemuka, leta yadufasha muri ibi bihe twinjiyemo by'amezi agoranye, ikadufasha igafasha abaturage. Noneho gahunda ya irrigation bari batangiye yo kuhira imirima ikaba yakorwa neza. Gahunda bigeze bayibwiraho? Yarakozwe ariko yakozwe mu ishyamba Kibugabuga. Ntabwo nigeze nyibona inaha mu giturage. Muhingamo? Oya, ni muri gakomite bahinga ubwatsi. Byakemuka bite rero? Ukuntu byakemuka ni ukongera, ni ugutanga imfashanyo, kandi n'amakuru yiteganyije akaba ari amakuru yizewe, atari amakuru ahuzagurika. Bajya babeshya? Barabeshya cyane. Kubera gute? Bakavanga imvura izagwa, nk'ubu bari batubwiye ko izagwa, ntayigeze igwa. Ibyo batangaza ntabwo ari byo biri. Ariko ejo imvura yaraguye. Ubu se ko hari uwabona iyo ari imvura? Nta mvura yaguye, ntayo mbona. Ni ubujojo. Muri make haruma? Haruma. Wenda nimba batubwiye ngo imvura izagwa ikagwa. Umuturage utunzwe n'ubuhinzi bwonyine nta kindi, uyu munsi abayeho gute? Nanjye mvuga uko nibyo bintunze, abayeho nabi. Gute? Izi saha yashoye amafaranga yo mu buhinzi yose arashirirwa, ahagaze ari sakina. Urakoze cyane. Ngana n'abandi babyeyi. Muraho? Amahoro. Ndi umunyamakuru. Turigwa n'abantu bari inzara iravuze ubu hano koko, cyangwa abantu barabeshya? Turashonje. Murashonje? Gute se? Kubera nta mvura twabonye, imyaka irumye, nta kintu dufite, turashonje. Hari bamwe ngo rya rimwe ku munsi. Hariho n'urara atanariye. Ivuga wowe ubwawe bigenda bite? Jyewe ubwanjye yenda hari ubushakashatsi ngera bwo kugira ngo nkore utuntu twega n'ino nkora icyo ndya, singiye gutera Imana agahinda, ariko hariho n'utabona aho ahingira amafaranga akaburara. Ese byatewe n'iki? Ubu nanjye ubikora rwose, ntekereje abaturage duturanye hano turi kumwe, ni ukwandika, kubera ko umuntu azakarira umwana nk'uyibona agiye kumufana n'umunyempuhwe, ukamugaburira koko utinde n'Imana itubabarira, ukagira imvura ikazagwa uzanyishyura. Ariko se ko imvura yaguye byagenze bite? Imvura ntayo iri kuboneka, ibishyimbo byarumiranye, birimo birapfa, n'utuyize ngo barasarura, n'umwe wateye imbere ni nk'umwe ku ijana. Ubusanzwe uri umuhinzi cyangwa uri umworozi? Ndi umuhinzi. Umuhinzi nkawe uyu munsi ubayeho gute? Imibereho yanjye ubu ni mibi, nta buzima bwiza dufite. Nyine twarahinze ibintu byarumiranye, tuba twaratabiye imyumbati, tuba twaratabiye ibijumba, ntabyo turi guhinga, turicaye gusa. Ubwo nyine ndavuga imibereho ya buri munsi, kurya, kunywa. Reka kurya, ibyo kunywa ni ukwinywera amazi asanzwe, ibyerekeye abanywaga akayoga butwara amangaye, nta kintu dufata. Ubona byaratewe n'izuba gusa? Hari uwambwiye ngo bazanyemo n'amaterasi. Amaterasi nayo ahantu bayazanye, bahingaga imyumbati, hakaba hari imyaka y'ubwoko bwose, barabirimbagura. Abo bantu baho nyine barashonje, bamerewe nabi. Ubona leta yakora iki? Ibyiza natonera, yewe tuvuye ngo badufasha, keretse waduha imvura. No kudufasha byabamo, ariko cyane cyambere wajya duha imvura, ko ntafashe igihugu cyane ngo azagibone ibyo agiha. Kandi Bugesera mumeze neza? Kandi muboneka ariko turashonje. Bameze neza ni bamwe nyine bafite imibereho, bafite kuba bacuruza, bafite amatungo. Wumvise inzara yabaye Kayonza? Nayo bisaba umudama ngo yatetse ikintu kitwa, kubera abana, ikintu kitwa cy'ibintu birura bibishye cyane. Narabyumvise. Wayigeranya niya hano? Oya, none ntabwo hano birahagera ibyo. Ariko rero mu minsi nanjye mbona imbere birahagera. Hari bamwe ngo abantu bashobora no gusuhuka. Ubu se waba afite imbaraga kugira ngo yaba akicaye kuri buno butaka, yaba yarigendeye akajya aho areba yaca inshuro. Nese uzamara ukwezi udahinze, ukamara ibyumweru 3 utarabonaho inga wajya uvuye guca inshuro, waba ufite iki? Ariko banza muri abanebwe. Ntabwo turi abanebwe, nta bishanga tugira ngo duhingemo, nta nose dukora iki. Kandi hari igishanga. Nese gifite bose. Kira gishanga niba ko zabaye koperative, biri muri koperative utarakigiyemo urabona giki. Nese twajyamo kwe tukabona, n'ingufu ntiziboneka.
uyu mudamu uvuye gusenga madamu uyu mumama arabeshya ntabwo inzara abeshya irahari inzara irahari gute se twarahinze biruma ibishanga rero igishanga n'igitoya ntabwo twagikurirwamo twese ndabona uvuye no kwiragiza imana mvuye gusenga mu by'ukuri uvuye gusengera iki mu byo usengera harimo n'ibyo kurya turasenga imana ifunguro ridutunga riduhe n'ifunguro ridutunga riduhe n'imvura kugira ngo duhinge tubone ibyo kurya wa mugani imvura yabuze koko dore aha hantu rwose ubona ko imivu itema reka ntabwo tungana urwara tutujojoba twihitira mu muhanda ubundi byagenze bite kugira ngo abantu babe bari kuvuga ngo hano hari inzara koko turahinga imyaka ikomera ku mayogi ubundi muhinga iki duhinga imyumbati duhinga ibishyimbo duhinga ibirayi n'amasaka hari abambwiye ngo hari n'ibintu bagiye barandura ngo kugira ngo hajyemo amaterasi barabiranduye ibiki imyumbati amasaka ariko rero ngo muri abanebwe hano ntabwo turi abanebwe turi abantu bazi gukora ubu koko nibyo nabazagura mubyeyi ejo bundi hari inzara yavuzwe i Kayonza twayishyira ku rwego rwa hano nawe ariko ntabwo ari nk'iyi Kayonza iyi Kayonza irakabije none murabyiteguye namwe twabyitegura gute ko twahinze ntibyere wakwitegura inzara gute tubunike se ubu bireze harya hano hitwa gute akagari umurenge mu kagari ka Ngeruka umurenge wa Ngeruka hano ni Ngeruka nubwo ni mu karere ka Bugesera mu karere ka Bugesera madamu uvuye gusenya ni ugusenya hajya ni ugutashya ifoto barikorera udukwi oya ntacyo bitwaye inzara kuko irahari cyangwa barashinyagura inzara irahari pe imyaka yarumye twarahinze duhinga twizeye ko imvura izagwa ariko ubu neza byararangiye umuntu yageramo akarira akihanagura ariko se koko ko imvura yaguye mwababyeyi ntayo karaguye ariko reba nka hano karaguye ariko aka ngaka n'icyumya noneho urageramo n'ubundi byari byarumye byarangiye amasaka yahindukiye ibintu byose byarahindukiye neza byarangiye nta kintu kimva nubwo wenda utari ku mirima hano hepfo ngo urebe uye nahageze nahageze rwose namanutse paka hepfo noneho rero hano hino hari akavura kigeze kuhagwa ari ku cyumweru ntikagera hepfo hari ikibaya ho byararangiye burundu ni naho mvuye mwiteguye nk'abantu b'i Kayonza yenda ntabwo twiteguye nk'i Kayonza ariko natwe inzara imeze nabi pe urebye nk'ubu se umuntu ari kubura icyo ateka akabura icyo aha abana nta kumbati nta mwumbati ukiri mu murima nta kijumba ufite abana bangahe mfite abana 6 gusa abana 6 bayiki niba koko harimo inzara ndabona wikoreye n'ibiti by'imyumbati urabona bitarumagaye kera ni ibya kera nta gishyashya kikirimo nyine ubwo ibyo biti se bibaha cyangwa ni kari agafuka ndeba hejuru hari ikintu kirimo se mu gafuka nta kintu kirimo ni agafuka konyine natwayemo agafumbire ubwo nyenda gatanye nakura umwumbati udahari nakura ikijumba kidahari dore icyo kora hari abajya kuduhahira ubonye dufaranga yenda yagusha nk'agatunga ukigafite kagura agafungo k'ibijumba nta gafungo k'umwumbati kakiboneka nako k'ibijumba nako sinzi ahantu babikura tubona babizana n'abanyonzi babiranguye tukagenda ubonye agafaranga ariko siko bose bakabona ubwo se koko hari uwambwiye ngo gahunda yo gusuhuka ngo yanagera urebye yanagera none se gahunda yo gusuhuka yagera gahunda yo gusuhuka umuntu agahambira yagera ariko wumva yenda nk'ahantu imvura iri kugwa rwose umuntu yagenda kubera ko nta mutonore ntaki muri aya mezi twabaga turya umutonore kubera iki mwasuhuka kubera inzara leta mubona yafashe iki muri aka gace leta se dufashije tukabona nk'icyo kurya ikibazo rero kereka nimba hari aheza ibigori yenda bakaba badutabariza bakagira icyo batumarira nta hari ibigori hafi aha mbona ariko mu mafoto yanjye ndabona urutoki rusa neza ndabona ibintu byose bisa neza urumva ahantu hose ndabona rwose hakeye sinzi impamvu nubwo aho muhinga ni kure twebwe aho duhinga ni hepfo hegutse muri Kamasonga ariko nimba haratse burundu nta mvura yigeze ihagera aka kaguye ejo niko kahageze ariko nabwo byarerurutse byarangiye ibishyimbo urebera kure ukagira ngo bireze byarahishiye ni ubuti buhagaze bwumagaye hari igisantere yitwa gute Ibinyonzwe nakoze cyane
yego turi mu isantere ya Binyonzwe, ni mu karere ka Bugesera, umurenge wa Ngeruka, akagari ka Ngeruka. Abaturage baravuga yuko inzara imeze nabi cyane ku buryo harimo n'abivugira ko bagomba gusuhuka, bakisabira yuko inzego za leta zagira ikintu zikora kugira ngo ibi byose bibe byakemuka. Ni Danton Gasigwa kuri Danton Gasigwa official, bahabereye umunsi ku wundi, umunota ku wundi. Nabibonye ko hari ababyeyi bikoreye inkwi, ariko bavuga bati ntabwo turi bubashe kubitekesha ntaki. Reka tugumane ku murongo wacu, tuzakomeza tuganira n'ibindi, tugiye gukora inkuru zo kuri tele, twumve ibibazo byugarije abaturage, hanyuma dusabe n'inzego z'ubuyobozi zigire icyo zikora. Ciao ciao.